Hello my guys, yangwaye ikaze we tugiye kuba twabana muri kino kiganiro. Njye mugiye kubana ni Menya Studio. Ngwaye ikaze we mushyashya kora subscribe, tujye tuba twabana umunsi ku munsi nawe. Wakoze subscribe ndagushimiye, ikaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo izi subscribe ziba zabonetse, n'uburyo nyine zazamuka, uburyo wazongera. Urabona hano zavuye kuri 790, ni mu mezi ashize. Ndakeka abantu twabanaga mbere nkifite ino logo, urabona na logo narayihinduye, noneho nkaza kuri ino logo, nkaza na rya zina rya rindi, ariko mfite ibihumbi bine hafi bitanu rero nta minsi iraza gushira nabyo bitagiyeho. Rero nimbera rero uri muri bano bantu babaye bakana subscribe, Imana iguhe umugisha. Wibuke ibihumbi bitanu ntabwo ari abantu bakeya, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wapfa gufungura ngo agire ibihumbi bitanu. Muvuga ngo rero nk'uko tubizi, ikintu gisabwa kugira ngo ube monetize, usabwa watch time ibihumbi bine, ukagira subscribe 1000, ukaba wabasha kuapplyinga YouTube partner program, ukaba wajya mu bantu bafata ku mafaranga ya YouTube. Nkwibutsa ko imbuga nkoranyambaga zose, ndakeka Instagram, Facebook, nyine izi mbuga za YouTube ziri mu mbuga zinjiza amafaranga menshi, ariko iyo utabifiteho ubumenyi ndakeka biragoye kugira ngo ube wabasha kubyinjiza amafaranga. Kandi niyo utabaye monetize, hari uburyo bwinshi ukoreramo amafaranga kuri zino social media tuba dukoresha, utazi ngo bikorwa gute. Rero ni urugendo rurerure kuva kuri subscribe 0 ukagera kuri 5k za subscribe. Nk'umu content creator uba ukizamuka, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Abantu ibihumbi bitanu ni abantu benshi cyane rwose. Biragoye nyine kugira ngo abo bantu bagire, ariko kandi biranoroshye wabagira wifashishije gukora ibintu bifite karite, ibintu bizima, ibintu bifite icyo bishatse kuvuga, bisobanura nyine content yawe nyine akaba ari content ikunzwe. Rero nk'umuntu ukora uri kuri zino social media, hari icyo bitwita suggest. Baragusuggestinga kuri, ntuvuge ngo ntago mfite ngo abantu bareba ibintu byanjye. YouTube ifite uburyo isuggestinga ibintu byawe, abantu bikabageraho bakabireba. Utakoze share, abantu bakaza kukurebera ibintu waba warakoze, ibintu ukora. Abantu benshi rero ntituzi ngo bikorwa gute, setting zazo ni izihe. Gufungura YouTube channel ukayishyira aho ngaho, ndakeka ntabwo wagira abantu bagukurikira ngo nuko wayifunguye ngira aho ngaho. Hari ibyo rero ugomba kuba wakora. Ugomba gukora video ifite karite, ugakora video ifite icyo isobanuye nyine, ku buryo umuntu ayireba, video akayireba, nibwo abandi bantu ishobora kuba yabageraho. Tubare video urayishyize kuri, urayaploadinze, umaze kuyaploadinga, irebwe n'abantu 10 mu minota 10 ya mbere, minota 5 ya mbere irebwe n'abantu 10. Abo bantu 10 bamaze kuyireba, nibo bantu bagenga video yawe uburyo izamumaramo, nyine uburyo izarebwamo. Gute? Nimba ndebye video yawe nkayireba amasegonda 20 nkayikuramo, ndakeka nta wundi nyine kugira ngo bayisuggesting bayihe undi muntu biragoye. Ariko nimba nyirebye nkayirangiza, n'undi akayireba akayirangiza, ibyo bintu biroroshye kuba yasuggestingwa ku ma smartphone menshi, ku ma email menshi ya telefone, nyine muri telefone, ngo umuntu ajye yajya kuri YouTube ahita ahura nayo. Urumva rero dukeneye ibintu byinshi byo kwiga. Ugakora video ifite quantité, ifite ikisobanuye. Umwanya wacu nuko ugiye kuba mutoya,
twari kuvuga ibintu byinshi, ariko turi kumwe mu zindi video. Ciao.